Hello, muraho neza, murakaza neza kuri sheni yacu, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. So uyu munsi rero naje kubereka seramu nziza cyane wakoresha ugacya mu maso, ugasa neza, ugatemba itoto kandi ugahora umeze neza mu maso, uruhu rudasaza, uruhu rufite itoto, ndetse n'utundi tuntu ushobora gukoresha mu maso ugasa neza kandi ugacya, kabone niyo waba ukoresha andi mavuta y'amoko agiye atandukanye wageneye uruhu rwawe, ariko izi seramu zikaba ari ingenzi. So ntagutindiye ngiye kugusobanurira uko iyi seramu ari nziza cyangwa se n'utwo tuntu mukwereke, ariko ndifashisha mu mafoto cyane cyane, ariko iyi seramu yo ndayifite ndayikwereka ko cyane cyane nayo iri mu byo nkoresha. So hari abantu bakunze kugira ikibazo se ibyo bintu byose urabikoresha? Of course ndabikoresha, hari igihe kimwe mba nyiparitse nkaba ndi gukoresha n'ikindi, kandi mbasha kuba mfite uruhu ruri gusa neza ntacyo bibazo rutwaye. So iyi seramu yitwa Pure Indian Whitening Serum, ni keza cyane, kagufasha gucya mu maso ndetse no kugira itoto mu maso, ndetse igihe wahindaguye kirima ahantu hagiye hatandukanye uherereye, tuvuge uhinduye kirima ugiye mu kindi gihugu cyangwa se ugiye mu kandi karere, ugasanga ugize utubazo two kuzana amahumane mu maso cyangwa se utundi tubazo two kuzana tuza mu maso. So rero iyi ngiyi uyikoresha muri icyo gihe ugomba ko ugize ibyo bibazo byafekitse mu maso yawe, cyangwa se n'igihe ushaka gusa neza, uyigenera igihe ushakiye tugomba kuba yisiga, kandi ukayisiga ahantu utari buhure n'izuba cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyane ku rugero rurengeje. So ni nziza, ibasha gukesha n'uruhu ugacya, igakuraho n'amatashi mu maso, haba no ku ntoki ikuraho amatashi ugasa neza cyane. So rero iyi ni nziza cyane mu gihe uri kwisiga, ntabwo uyivange, iyi ngiyi ushatse ntabwo wayivanga n'amavuta, ko uyivangiye n'amavuta nigeze kubigerageza, mfite amavuta makeya ndayivangira, amavuta ahita acika amazi, mbona yuko ikibazo ari uko nashyizemo iyi seramu. So iyi seramu isabwa ngo uyisiga ariyo yonyine, nta kindi kintu uvangiyemo, woge mu maso, uruhu rwawe rwumuke, uke neza mu maso, then ubone kuyikoresha uruhu rwawe rwumutse, uzabona ibisubizo byiza cyane ku ruhu rwawe rwo mu maso, use neza cyane. So rero Pure Indian ndakeka yuko atari ubwa mbere uyibonye, cyangwa se ari ubwa mbere uyibonye, wabaza n'amakuru cyangwa se no mu mashopu ahantu hayo hose waba ugiye kuyigurira, wasanga bakubwira ubuhamya bwayo. So ni nziza cyane, wishaka mu Rwanda uze kunyandikira, ndakurangira aho wayikura ubashe kuba wayibona. So indi seramu ngiye kubabwiraho urayibona ku mashusho, urabyihangane, ariko ni seramu nziza cyane, bayita Golden Glow. Ni nziza kuba wayikoresha ariyo yonyine, cyangwa se ukayigurana n'amavuta yayo full set, nayo irahari guhera kuri lotion kurinda ugeza ku isabune yayo. Ibyiza unagiye kuyikoresha wafata isabune ya Golden Glow ugafata n'iyi seramu, mu gihe ibyo ushaka gukoresha byonyine nabyo biragufasha neza cyane, ukagira uruhu rwiza mu maso, rutagira ibiheri, rutagira utuntu twinshi cyane rusanga twafekta mu maso. So rero Golden Glow ikora mu minsi 10 uba utangiye kubona ibisubizo byiza cyane, kandi ni nziza cyane kuba wayikoresha. So rero niba ugiye gukoresha Golden Glow ariyo yonyine ntacyo bitwaye, ariko ugiye no kwikoresha n'ayo mavuta yayo yose nta kintu bitwaye, guhera kuri seti ugira uruhu rusa neza, rukeye, kandi ugasa neza cyane. Kuri Pure Indian nta mavuta yayo nzi, mbanye yanze mba nabibabwiye, iriya Pure Indian seramu mba nayibabwiye, ariko iyi Golden Glow ifite full set yose y'amavuta, ariko anyway
ufite amavuta wamenyereye ushobora kuba wakomeza gukoresha amavuta wamenyereye, ariko ushaka seramu nayo ukayihitamo, ni nziza cyane, igukesha uruhu rwawe rwo mu maso rugasa neza cyane. Iyindi seramu nziza cyane wagenera uruhu rwawe niyo utayigurana n'amavuta yayo ukayikoresha nacyo ntacyo bitwaye. Seramu ya Françoise Bedo ni nziza cyane kwikoresha, nayo ikesha uruhu, cyane cyane iyo uri gukoresha amavuta yayo nayo uri kuyikoresha byose bikajyana. Ni nziza, nayo babwiye niyo nkoresha amavuta ya Françoise Bedo ugakoresha n'iyi seramu yayo, byose ndabimixa, yo urayimixa ukanakoresha na glycerine ya Françoise Bedo, nayo ni nziza cyane, ntacyo bitwaye kuba wayikoresha. So iyi seramu ubaye ushaka kuba ufite andi mavuta nk'uko mbikubwira, ugashaka guhitamo iyi Françoise Bedo seramu yindi kubereka ku mashusho muri hangana, narayimaze ubwo mbitamo yuko nayibereka ku mashusho, nari ngiye gukora video mbereka seramu nziza ushobora kuhakoresha. Ariko muri video iyo nakoze ubushize mbereka amavuta nisiga Françoise Bedo byose full set yose narayiberetse. Ubwo ukeneye kubona live ushaka kuyibona neza wareba iyo video nayo, reba amavuta nkoresha nayo urayibona. Ariko ikintu nashaka kubwira, ni nziza cyane, ibasha kuba yakesha uruhu kandi igakiza ibintu by'inkovu ku mubiri wawe, cyangwa se igakiza n'ibiheri, kandi ukagira uruhu rukeye rusa neza cyane. Uramutse uhisemo kuba wakoresha full set amavuta ya Françoise Bedo, it's okay, ni meza cyane, cyangwa se ugakoresha seramu yayo mu gihe ari ushaka kujyana mu maso, it's okay, nabyo nta kibazo. Ariko gukitonda, amavuta ya Françoise Bedo bakunda kuyapirata. Ubwo rero hari ushaka kugenda ugiye kugura amavuta ya Françoise ugasanga uri gushaka n'iyi seramu yayo, ugasanga bagukubise ikiwani. Ugomba kugura mu maduka yizewe kandi afite ibintu bya original. N'abatindiye kamubwiye no ku kandi kantu gashobora kugukiza ibiheri byo mu maso, ukagira uruhu rukeye kandi runyerera. Wakoresha ordinary ni nziza cyane ku bantu bafite uruhu narwo rwandikishijwe n'ibiheri, cyangwa se ibiheri byanze gukira byabaye karande. Ordinary nayo ugomba kumekinga shuwa ahantu uguriye ko baguhaye ibintu bya original, kandi kugira ngo wizere ko ari original bakaguhereza na garanti y'ikintu, ukaba wazasura ukavuga ati wayi kuki mwamaye ikintu kitari original. So ordinary ni nziza cyane, ushobora kuba ufite skin umaranye n'ibiheri nk'imyaka 5, gerageza gukoresha ordinary, irakubera igisubizo cya byose kandi iragukiza ibiheri, ugire skin imeze neza, utembe itoto mu maso, use neza cyane. So akandi kantu wakoresha vitamine C, ushaka kongera itoto mu maso yawe, ushaka kongera ikise nk'amazi mu maso yawe. Hari igihe usanga uruhu rwumutse mu maso, rukanyaraye cyangwa se rutorohereye, cyangwa se ugira uruhu rwumye, ukaba wakisiga amazi vuta ntibigaragare. Ushobora gukoresha kano ka vitamine C, ni keza cyane, kabasha kuba katanga vitamine ku ruhu rwawe, haba ku mubiri w'igice cyo hasi cyangwa se no mu maso. Ahantu hose wagakoresha, cyangwa se waba ugiye gufungura amavuta ukaba wakavangiramo mu mavuta, ni keza cyane kuba wagakoresha kakagufasha ku ruhu rwawe. So rero ibintu byose mubwiye ndumva yuko ntabwo wabikoresha icyarimwe, ariko ushobora guhitamo ibyo ushaka bitewe n'uruhu rwawe, cyangwa se ugiye kuyagura ukabanza ukaba wabaza n'uyacuruza, cyangwa se wabaza uyacuruza, nawe abakureba ababimenyereye bitewe n'ibisubizo abakiriya be bagenda bamuhereza, akaba yagufasha kugusobanurira neza cyane birambuye bitewe n'uruhu rwawe ari kurubona. So rero ntugire impungenge, aya urayabona aho ariho hose ku giciro cyiza cyane. Waba uri mu Rwanda, ndaza gupininga link winjire muri group, uzumbaze ndakurangira ahantu wayakura kandi ku giciro cyiza cyane
kandi si ngombwa kuza kuvuga ngo aya ni igiciro iki n'iki. Ibyiza ni uko iyo uhamagaye umuntu cyangwa se mukivuganira mukumvikana biba byiza kurushaho. Kandi ni nk'uko ibiciro ku isoko usanga bihindagurika, gishobora kukubwira ibiciro aka kanya ukabona video uyu munsi ugasanga hari undi yibonye igihe kizaba cyarashize ugasanga ibiciro byarahindutse ku isoko. Ariyo mpamvu najya nkunda kuvuga ibiciro by'amavuta cyangwa se mubwire ngo ibi ni ibiciro binini. So rero wumva yifuza uraza kujoininga group, uransangamo ndakudirectinga aho ugomba kuba wayabona, ukabona ibisubizo by'uruhu rwawe rwakunaniye cyangwa se uruhu rwawe rukuzanira ibibazo bya buri munsi. So rero mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi tuzahure muri video y'ubutaha. Nzaba nabateguriye ibintu byiza byishimishije. Murakoze cyane.